ikintu mbona nakemera nkashaka umukunzi ufite visage nziza face nziza ateye neza niyo rwajya rurara rushya ariko twaba turi kumwe mu nzira akabona afite umugore mwiza nukuri kw'Imana ngiye simva iki aho urakishe waza ariko wazamva wicuza mbabwire dukundana ukagenda ugakora nk'impanuka bakakujobora mu ijisho nukuri kw'Imana ngiye urwo rujobori rw'ijisho sinabwira wese ucitse akaguru ubwo nawe yashaka nimba nyihanganira yanyihanganira ariko nge sinamwihanganira ariko we bakakwihanganira ariko we wanamubwira uti winyihanganira kuko mbaye ngize neza si itegeko ngo anyihanganire ariko nge sinamwihanganira ngo baguciye bakaboko nkombe ariko wamwihanganira bigutegetse ahubwo ko wajya ujya kwirirwa iwabo niyo ngabo mutari abana ukajya wirirwa uti ese mwambabarira yariye ko afite akaboko kamwe ahubwo niba ari n'ibyo ngibyo papa Kigali aratubeshya nta rukundo agira nyine amahirwe ahari nuko n'ubundi mu nkuru muzanyumvaho papa Kigali ntimuzigera mwumva papa Kigali akundana na runaka ntakundana na runaka ariko akunda oya ntabwo muzigera mwumva ngo ndi mu rukundo na runaka ntabyo muzigera mwumva muzumva izindi nkuru ariko ngo ngiye ngo ndi mu rukundo n'umuntu mbese umuntu ni oya ari tuziduka mu musomaro igiterere candare gikore ku gitsimu yo ni igitenge nta ruhare nafashe gahunda yo kwikunda urwo nikunze rurahagije nta wundi mukunzi ngikeneye nteye iki ego wari ugikomeje kumwe ndabaramukije bantu b'Imana b'inshuti za Mama Kibaya kuri channel ya Mama Kibaya ndabashuhuje ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bubane namwe mwese nkongera nkasuhuza umubyeyi witwa Nyirafuku mbese Nyirafuku ndagushuhuje cyane wibwira abantu babwire n'andi mazina yawe nimba uri Nyirafuku gusa nimba ufite andi ubibwire nguhaye umwanya ngaho suhuza inshuti zacu zo kuri channel ya Mama Kibaya. Hi wumve ngo nitwa Nyirafuku ako ni akazina k'umukino ubundi mfite izina ryo mu bitabo kugira ngo urisobanukirwe no kubanza ukajya mu bitabo ko warize ubundi twumvikane nitwa Uwimana Isabelle. Iryo zina uraryumva yuko si buri mwe wese upfa kugira ntabwo ari Isabella ni Isabelle antukase kiyebere ni ikintu cyiza cyane urumva harimo bere ariko urananutse kura itonde cyane tujya njya kwiga ntabwo twajyanye turabanza tuvuga yacu birumvikana wabashuhuje aba ndi umubyeyi ukina kuri iyi channel ya Mama Kibaya murambona igihe kinini ndakina nkaba nkina nitwa Nyirafuku ndi umukecuru ugira amahane papa Kigali warabizi yo namupyatuye ari igihe nivurumbuka atanya yigize nabi ubwo rero kuhana umwana birumvikana ndi umukinnyi wa hano rwose muri filime ya Mama Kibaya tubasha gukina kandi nukuri abantu mudukurikirana ndabashuhuje Imana ibaha umugisha nukuri pe turabakunda natwe amen. Nigeze kumva umunyamakuru umwe avuga ngo ntimukavuge ngo muradukurikirana ahubwo mujye muvuga ngo abadukurikiye. Nabyumvanye umunyamakuru wabaga mu rubuga rw'imikino yakundaga kuvuga ngo ntabwo ari ukugukurikirana ahubwo ni ukugukurikira. Kinyarwanda ni kirekire kiragoye ariko se Isabelle cyangwa se Nyirafuku ndagira ngo nkubaze nakubonye ukina filime kandi ukina neza numva ndabikunze ni nayo mpamvu dukinana. Ese Isabelle indoto yawe yo gukina amafilime yaje ryari? Kuva nkiri umunyeshuri nkiri na za primaire nakundaga gukina mu bintu by'uduteatre mbese naho ngiriye segonderi iyo bashakaga ibintu twakundaga kugira mu mpera z'umwaka tukagira ibintu twereka ababyeyi yego
ku mashuri rwose ariko bancungiraga hahandi hari utuntu tw'udukorasi tugoye tudukora bakavuga ati Isabelle niwe uri budushobore rwose pe bakaba bazi yuko mbese ndi umuntu ubishoboye naho natangiriye uvuze wiga segonderi numva ngize amatsiko yo kukubaza papa Kigali ubwo ntarasuhuza abantu nawe ndabona ndeba nabi nabe yitonze gato nawe urabasuhuza ese Isabelle iyo wize segonderi warabanjirije no muri primaire ese amashuri abanza wayize he ayisumbuye ariyo segonderi yo wayize he amashuri yanjye abanza donc ni ukuvuga ngo amateka yabaye muri uru Rwanda ni menshi cyane kandi yatangiye kera cyane ngewe mama na papa baburiye i Burundi ngo ababyeyi babo babahunganiye mu ntambara y'59 urumva ni kera ibyo ntabyo nzi noneho ngewe nuko nashidutse nsanga naravukiye i Burundi niho wize amashuri abanza niho nize amashuri abanza niho wumva no muri filime abantu benshi bashyiraho komantere ngo ndi umurundikazi ntabwo ndi umurundikazi nuko amateka nashidutse yanyejeje kuvukira i Burundi uri umunyarwanda wabaye i Burundi nabaye i Burundi noneho rero kugira ngo papa Kigali ataguma kundeba nabi ngo ndi diaspora nyine uri mu diaspora wo mu Burundi ubu ngubu ari mu Rwanda kugira ngo utaguma kundeba nabi nawe nguhaye umwanya wakwibwira abantu badukurikiye suhuza abantu unabibwire ubu noneho naje mu isura nshya mu kivugo gishyashya muri aho mumeze neza papa Kigali umukunzi wa Marina umugabo wa Marina ndagarutse umuhungu utobaguye umugabo wa Marina rwose umuhungu utobaguye ese nyirafuku hari nigeze kumva uzi burya nabonye uzi no kuririmba nigeze kumva uririmba akarimbo k'ikirundi ngo ntabwo nge nkazi ariko ako kantu njya nkumva ngo naririmbye nyinshi oya reka nkakubwire reka nkibuke reka kaze nkumve kavuga ngo nigeze numva ngo twari turi ko oya buretse ngo kenyera igitenge cyandare ayikore cyandare ayiwe yagiye mu mwuka ugiye mu mwuka hanyine ariko wambabariye ngo umbabarira kenyera igitenge cyandare cyangoye muyoni cyangoye barakubeshe umugabo wawe tuziduka mu musomaro igitenge cyandare gikore ku gitsi muyoni cyangoye najyaga numva uririmba ikirundi oroha ese iyo ndirimbo ni ukuri nanjye ndayikunda kandi numva uyiririmba neza mu kirundi baririmba indirimbo nziza cyane neza cyane n'ukuntu mba numva rwose uri umurundikazi pe ariko aho wavukiye ntibikuvamo ntabwo bikuvamo nkunda n'imvugo y'abarundi ikindi kandi ndabaza uwo mujyama papa Kigali ko mbona baririmba iby'igitenge ukajya mu mwuka ubwo baririmbye ijipo nakora iki wakora iki nkongera abanapfumaguye nongere mbaza akandi kantu ariko papa Kigali ko dukinanye igihe kirekire nkajya nkubona wirirwa wiburungushura kuri za TikTok za hehe hose ahantu impande n'impande ese ko ntarakubona nta mukunzi ugira ko ntari nakubona wamupostinze sinumva mbese umukunzi ni Marina cyangwa hari undi dutegereza mama Kiba reka kuze umuntu arakubwira ngo akumbuye inguti yo kuyambara ngo arapostinga umukobwa reka nisubirize nonye kunteranye avuze okay ngiye kubwira nka bitatu mbere na mbere ndashaje ubu ndabarambiye ku buryo mutangiye kumbwira ngo umukunzi ari oya ntabwo turambiye none se ikindi cya kabiri nkanjye papa Kigali no papa Kigali bwanjye namaze kubona ko urukundo nta ruhari nafashe gahunda yo kwikunda urwo nikunze rurahagije nta wundi mukunzi ngikeneye ego wari ugikomeje kumbwira nyuma yuko nabonye ko urukundo rutakibaho
nafashe gahunda yo kwikunda, urwo nikunda rurahagije. ubu warifashe uranikomeza. noneho dufate yuko wabonye ko urukundo nta rubaho, nta n'abantu bakundana babaho. Okay. None se oya, hari akandi nyirafu, hari akandi nifuza kumubaza. Ese papa Kiga, ko mbona wigeze wigaragura mu mukungugu no mu byondo ngo urashaka Marina, ukunda Marina, waramubeshyaga? Cyakoze. Reka mbabwire. Ahura mwishe. Nkunda Marina pe. Ubwo wenda ngo Marina muvuga nyine ngo bamutereye ivi ngo ntaho namukura. Ubwo nkimara kubona ko bamutereye ivi, nahise mvuga yuko ubwo ngubwo iby'urukundo mbikarabye. Ubwo umukobwa uzajya kwiterura akaza kwitereka ngo papa Kigali ngo ugazi ko azaba zikomeze nka Marina. Azaba zikomeze nka Marina, ubwo utameze nka Marina urumva wapi? Erega ese nyirafundi urukundo we niki? Urubona gute? Urukundo. Uzi ko ushobora gukunda umuntu ugasanga uwo muntu yakurutiye Marina kandi ari mubi kurenza Marina. Ari mubi ariko ukamukunda urukundo rurenze uko wakundaga Marina. None se nyirafu ubu ugiye kumbwira yuko nawe uri muri ba bandi? Okay, n'urugero. Reka tuvugishe ukuri. Ubaza nyirafu. Nyirafu turabizi ko mu buzima hari ukuntu ureba umuntu akavuga ati uyu muntu nimumpakanye. Hari ukuntu umuntu akavuga ati uyu muntu okay, isura yiwe ntabwo ngewe nyikunze. Hari n'undi ugavuga ati isura yiwe irankuruye. Nawe uri muri ba bandi ufite nk'umwana n'urugero. Akagenda agakunda nk'umuntu ufite isura sugi imeze nka gute. Singiye gutanga urugero ariko nyine ko isura idashamaje. Wavuga ngo ntari bingo nukumva afite umutima mwiza. Idashamaje. Adafite visage nziza. Okay. Wari kumva afite umutima mwiza. Wabyemera? Cyane. Yego. Wiki? Nese umutima mwiza. Afite umutima mwiza nicyo kintu cyambere ahubwo. Rero ngiye ahita abana mwiza. Ubanza hari nta mugore nzanabona. Sinzi ko wigeze kumva indirimbo y'uwitwa Dauda Sentimental. Ni mu Gifaransa, ni umuhungu yari afite abakobwa babiri bamwirukaho. Ariko umwe akaba ni mwiza cyane. Undi akaba afite umutima mwiza. Ariko nta design. Ariko yari mubi pe. Yari igisabuni. Abantu babe babita ngo ni ibisabuni. Bambabarire cyane simbizi. Singe wari bizi. Nuko. Hanyuma rero uwo muhungu yaravuze ati ngewe mungira inama, monker balance, umunzani uhora gutya. Urabalance. Ariko ati iyo ndi kumwe nawe na wa mukobwa mwiza numva ntekereje wa wundi w'umwana mwiza kuko aramumenaza. Yari kumwe na wa wundi umwana mwiza abavuga ati umuntu uri bumbonane nawe biragenda bite usakuri. Ati ubu nabuze icyerekezo. Bavandimwe mungira inama. Ariko abenshi habayeho commentaire. Burya umutima mwiza nicyo kintu cyambere kibaho. Nicyo cyambere. Rindira se ngusetse, reka nguhe urugero. Umuntu ashobora kuba ari mwiza muri visage gutya. Ariko yagukorera ikintu imbere yawe ukajya umubona ukavuga uti ari nkari mpungire he koko. Ugashaka indi nzira ukweperamo kugira ngo utamubona. Nyirafaga mbwira umutima muba afite. Ambwire ngewe rero ikintu mbona nakemera nkashaka umukunzi ufite visage nziza, face nziza, ateye neza, niyo rwajya rurara rushya. Ariko ukaruzina. Twaba turi kumwe mu nzira akabona afite umugore mwiza. Nukuri kw'Imana ngiye simwumva iki? Urakishe wazapfa wicuza mu buzima bwawe. Uzi kugira umuntu mugendana mu nzira akajya musura ye bayihambuyemo amavunja. Wa mutima mwiza wafite we ntubibona, bibonwa n'abandi. Wowe ntubibona. Umutima mwiza. Kubera umutima mwiza afite wowe baranabivuga ukajya uvuga utari ko nk'umugore wanjye nubivuza ahubwo wanamwica. Ngo hari urukundo umuntu mwate w'umukunzi ngo ubona nk'amaribori. None se papa Kiga, ukuntu umuntu ubona ari mubi, urukundo rworosa ibyo byose. Ibyo rero ubwo ngubwo niyo mpamvu nanze kwirirwa njya kugira ngo ibingo byo kubalansa ibikiri biki hirya no hino. Na urukundo narabibonye, nabonye akari agakino. Ruzaza rurizana ruragurumana. Urukundo ni none se wa mwana mwigeranaga gukorana ikiganiro. Mwigeze yitwa nde uwo mwana yitwa Alice. Uwo mwana witwa Alice umubona uti ntabwo umukunda? Ni turi inshuti. Utsi kwicyo kiganiro. Wa kiganiro cy'umwana bigeze gukorana. Se kutabimbiye we uriya mwana. Ni turi inshuti. Siko nibagiye guhita nguhamagara. Nese ubwo nimukundana?
si mwiza nta mwana ni mwiza kandi ukunda ariya neza. mwambara yakwambagira Ah, akagira inyama ikunda noneho mwana nzahita Okay, mureke mbabwire iki kintu ntabwo biba bishoboka ko uba ufite umuntu ukunda nawe agukunda ariko ukabona mukundanye mutashobokana ibyo gukundana mukabyihorera ntibibaho makose nyiravuro rero nawe ugiye gukundana none se umuntu udashobotse wamukunda hari ukuntu uba ukunda umuntu nawe agukunda ariko gukundana mutashobokana mubanye umukunda nawe agukunda ariko ukabona mutajya mu rukundo mutashobokana mukaguma ubwo ntabwo umva nkuririmbira akaririmbo papa kiga hari akaririmbo twajyaga turirimba nkunda cyane kaba ngo umva kavuga ku bijyanye n'urukundo ngo urukundo rwihanganira byose urukundo ntirurakara ntirureba ikibi urukundo ruhora rubona icyiza ariko se nyirafuna mwe mujye munyorohera ndamubwire papa Kigali uzi ko umuntu ukunda akora ikintu kibi ntukibone ntakibona ariko njye ndiba ntacyo ubona okay baraza noneho abantu ashobora kuza umuntu akakubwira ati ngewe nkaza ndi mushiki wawe cyangwa ndi mama wawe nkaza nkakubwira muri ya mukobwa rero nabonye mukururana ntuzi ibi nibi namubonye hana kandi wabo nuku utanyirenza ndi nyoko baravuga ngo bararoguti vuga uvuye aho abasenya ntibabura bakareka tubyemere kuvuga ngo urukundo ngo rubona icyiza gusa wakundana n'umuntu n'urugero aragiye akoze nk'impanuka ni urugero nguhaye akoze nk'impanuka isura barayihombanyije irahindukiye gutya ngo rwa rukundo ngo iyo sura ngo ntiruzayibona ngo ruzabona ngo umuntu ngo rubone ngo ni mwiza ako kantu niko nashakaga aho ngaho isura bayigize nk'umuneke bakandagiye ngo ntabwo muri kubibona ngo ni urukundo uragenda ukamurwaza bakamuhomahoma bakagira bate warangiza rwose ukagira ako kantu Umakibano nawe yiviriye reka nkubwire ibyo bintu bitumye mvayo reka nkubwire urukundo rwihanganira byose none se ubu nta muntu urakubwira kera hari ahantu najyaga njye noneho bakavuga ngo kwa kanaka bararo jewe nkazajya abantu ba kera ni abakera ariko sabo ubu ni abantu ba kera cyane bari abakecuru bavuga ngo kwa kanaka ngo ibiki n'ibiki ngo nujyayo havuga ati reka murababeshyera gusa barabivugaga ariko nyuma byanagaragara ko bababeshyeraga none se hari icyo bantwaye gusa niyo baba babufite ntubibona ariko warukunde kandi urukundo rwaje rukabitwikira ariko urwo rukundo wabakundaga ibyo by'urukundo rwose reka mbere papa Kigali ni ukuri barakubwira ati ririya shyano ry'umukobwa risa kuri urukurikirana mwiza uwabikubwiye niwe uhita umwanga kandi ariko rero mureke mbabwire nimba wenda ahantu hajya umutima ukunda Imana ngiye yarateretse umwakabuye ntabwo mbizi ibintu byo mubonera ngo mu nkono reka mbaha agastori kamwe kera nabaga kwa nyogokuru hari ahantu bakundaga kuvuga cyane noneho nyogokuru adusiga mu rugo njye na musaza wanjye twari abana noneho tukaba turagiye imvura iragwa dutinya kuzijyana iwacu ngo imvura itagwa turi iwacu twenyine tuzijyana muri urwo rugo tuzijyanana n'iz'abandi noneho tuhageze ntabwo nshaka kuhavuga izina nubwo batakibaho ariko sinahavuga noneho kuko abantu bavugaga cyane barateka imvura iragwa cyane barateka igihe cyo kurya kiragera baduha ibiryo baduhaye ibiryo musaza wanjye arabyanga yewe nari nanashonje muri iyo mvura ndabyakira ndirira ndacyo nese ubu nabaye ndarya ubundi se ngwisoni ntizirisha uburozi oya sinisoni ari n'igihe abantu bavuga umuntu banamubeshyera uretse wumve ndagenda ndirira ngejeje hagati akaguma akambwira ati ndakurega ndarya ariko aguma ambwira ngo arandega ngeze aho ndabiterura ibyari bisigaye ndabiterura ati isahani yari iriho ibijumba n'iyari iriho imboga ndabibakira ati kubizanye utabimaze mwana ndabyibutse ati wibutse ikizi batubujije nari n'umwana muraroga nindabyibutse batubujije kurya hano batubwiye ko noneho
musaza wanjye ati nicyo nacyo ni ikosa barakwica noneho muraroga ndavuga ati ndabyibutse nari nabyibagiwe ariko se uretse ko nari umwana n'ubu abana babivugaga uretse ko nari ndi umwana ubundi iyo umuntu akwanga iteka ryose avuga kuroga kandi urengana none se ko bataturoga amakiba ndaguhereza bakanatubera n'ababyeyi beza bakatwugamisha n'inka bakazugamisha kandi bakanatugaburira uretse ko umuvandimwe wanjye yabyanze nyine ngo yibutse ko abantu bose ngo biri bavuga ngo bararoga ko bataturoze ese ko bagize ubumuntu bwo kutwugamisha bakugamisha n'inka twari mu makiba reka nkubwire ibyo uri kuvuga ngo iyo umuntu ngo kwanga ngo bavuga kuroga nta bantu hari abantu nzi baroga hari abantu nzi sinabavuga ariko ndabazi reka nigendere babwirwa hari umuntu uretse hari umuntu uburoga aroga ku buryo n'isazi itambutse agira ngo intumbi y'isazi hano simvuze ko bitaba oya simvuze ko bitaba ntabwo mvuze ko bitaba hari abantu nzi baroga nuko twatandukiriye twari mu kiganiro kijyanye n'urukundo ariko nari ngiye no kubabwira yuko iyo wanga umuntu iteka ryose ubona ko oya makiba simvuze ko butabaho hari ababikora ariko hari n'abo babeshyera ariko urumva n'ubundi ko numva nta nduri vugira ubusa ku musozi hari abo babeshyera ndi muto iyo najyaga njya ahantu ubu tugiranye amakimbirane murumuna wawe cyangwa umwana wawe ntabwo uti nujya kwama makibaya do urabeho turava ku ifishe byose iyo najyaga njya ahantu nyine kumwe bavuga ngo ahantu bararoga bakavuga ngo ahantu bararoga iyo mwampaga ibiryo ntabwo nabyangaga sinabyangaga ahubwo narabifataga mwihererana nk'umwana wanyu nkabanza nkabicanganya neza nkamuhaho nabona adapfuye nanjye nkajya nabirya yapfa se ako kanya nyumvira ubu reka nkubaza wabona ahubwo ngo yabona adapfuye bakajya yabirya none se ba bandi barwara bakabarwaza baba batahise njye ndi muto we yabaga si yuko ahita urukundo rero numvaga yuko mu nda ahita atangira kumurya agahita apfa ubwo iyo nabimuga nkabona mu nda ntiyamuriye nahitaga mvuga ati ntabwo bandoze icyo nashakaga kubabwira ni iki nashakaga kubabwira ko urukundo rwihanganira byose urukundo rwihanganira mukunzi wanjye rero nuzazana inenge dukundana nubwo ntabwo ufite nuzazana inenge dukundana ntumbwire ngo nzayibona neza iyo ni inenge hari akantu wavuze ndakwibutsa babajwe umunsi namutahiye ubukwe nkajya museka nikira kiroza ninza n'umugore ugasaba ari mu ishusho ya Mariya tukaba turi kuryana urwara n'uyu hari akantu yavuze ndashaka ko tubasira hari akantu yavuze ngo ufite nk'umuntu w'inshuti yawe bakajya mu rugendo agakora impanuka ukabona ngo umusaya ngo waho ikijisho kivuye wenda ijisho rivuyemo ijisho ryawe kigaturumbuka nyine bakajya gushyiramo ikintu wajya umureba ukajya ubona ukomeza uhita umwanga cyane njyewe mureke mbabwire dukundana ukagenda ugakora nk'impanuka bakakujobora mu ijisho ni ukuri kw'Imana njyewe urwo rujobori rw'ijisho sinabwira wese ucitse akaguru ubwo nawe yashaka nimba nyihanganira yanyihanganira ariko njye sinamwihanganira ariko we bakakwihanganira ariko we wanamubwira uti winyihanganira kuko mbaye ngize neza si itegeko ngo anyihanganire ariko njye sinamwihanganira ngo baguciye bakaboko nkombe ariko wamwihanganira bigutegetse ahubwo ko wajya ujya kwirirwa iwabo niyo ngabo mutari abana ukajya wirirwa uti ese mwambabarira yariye ko afite akaboko kamwe ahubwo niba ari n'ibyo ngibyo papa kigarara tubeshya nta rukundo agira nyine amahirwe ahari nuko n'ubundi mu nkuru muzanyumvaho papa Kigali ntimuzigera mwumva papa Kigali akundana na runaka ntakundana na runaka ariko akunda oya ntabwo muzigera mwumva ngo ndi mu rukundo na runaka ntabyo muzigera mwumva muzumva izindi nkuru ariko ngo ngiye ngo ndi mu rukundo n'umuntu mbese umuntu yarindira neza agasimbuka agacika akaguru uzavuga ubwo azagenda iyo kacitse ntazabura umunsi azaza kutubwira ati muze ngiye kubereka umuntu mu ndebe tuzahere ku inoze tujora hanyuma nintangira nkubwira ko mbona papa Kigali nta kigenda kuko umugore wanjye ntabwo azaba afite amano ameze nka tangawize azaba afite agafesi katameze nk'iteke bahonyoye azaba afite intoki nziza zigororotse nk'iza Marina azaba afite ibintu byose byiza nk'ibya Marina ateye neza nka Marina utubwire ugezeye mbese utubwire ugezeye ndabiteze nuko nta rukundo nteganya kujyamo ariko ubwo ninde ujyamo muzamenye ko azaba ari ariko manage ndabaza
ubu tinda gato uwo njya gusiga ndamurinda ntazabura igisabune njya kubona mbona aranyeretse ngo mva nyirafu ngo dore ndebera suriye nzabanza mubwire nti kugira ngo umbwire amagambo yawe yose oya nta n'umuntu w'igisabune uba oya Imana yaturemye ku ishusho yayo kandi mbabarira hariho ibisabune maze twese turasa ntabwo dusa ariko twese twaremwe ku ishusho y'Imana ibyo namwe mu byiza barahari oya nuricara ngo uvuge turiya muntu koko ni muto mama kibaye ibyo nuvuga ngo twaremwe ngo mu ishusho y'Imana ubu nta muntu ugirira akayifata kuko ni ishusho y'Imana yego mwana yanjye Imana yaturemye idukunda wenda ndangiye kuba ndamye mu ishusho y'Imana ntabwo twabigarukaho ariko nibyo ujya nka harahiri ukabona nk'umuntu afata gusa ni ishusho y'Imana twese ni isura imwe ariko Imana nayo rero yaragowe Imana ifata amasura wenda iyanjye yo ntarimo igafata isura y'uriya wo hirya Mana yanjye Imana yararushye oya akibara nawe ameze nk'urusabune byemeye oya nta muntu w'isabune ubaho habaho umuntu waremwe ku ishusho y'Imana ariko bose si bamwe ntibasa erega n'imitima y'abantu kuki bamwe tugera mu maso hazamuye abandi tukagira mu maso bameze nka watermelon baciyemo ahandi tukagira mu maso nk'aho umuneke bagondetse kuki twese atazamuye kimwe we ngiye kugereranya muntu n'ibintu numva bina nyine nandi kugira ngo ubyumve neza ngewe cyane nshaka kukubwira ko nta muntu mubi barahari nuko mabashye barigare kwigira ujya kwicisha hirya no hino ukonsa siko nuzanyira kanaka siko runaka burya rero habaho ibikara n'inzobe yego ariko twese inzobe n'imbisi cyangwa igikara n'ikibi oya hari n'urukara rwiza harimo inzobe bari ntabwo ari n'abantu babi abaho n'abantu babi ugasanga umuntu ni mubi pe ariko simbihakanye ko trebye hariho abantu babi apana uko ateye kajya kutubwira ku mutima uretse simvuga ku mutima none se iyo ujya kureba mu nzira ukahasanga umwana w'umusore bamwishe kugira ngo si umuntu uba wamwishe mu makibana ntabwo ari turi kuvuga uba wamwishe uraducurika wowe urukundo wakisha gato bakajugunye mu mazi mu makibana wincanganyikisha oya waducuritse ikiganiro wagicuritse ntabwo nagicuritse reka rero mbabwire yewe ndifuza kuzaganira namwe uri kwigiza nkana tukaganira pe tukaganira hanyuma ndashaka ko tuzasubira ku kintu kijyanye urukundo mugasobanukirwa urukundo icyo ari cyo definition y'urukundo kanyibahe ni game ikinwa n'abantu bahashwe amafaranga yumvira we urukundo ni game ikinwa n'abantu bahaza amafaranga yumvira we ngewe ndashaka kandi yicara ndayishaka abantu bazaza ukundana n'umukene mukabana muri abakene mukaryama ku musambi mukaburara mugahingana imigende muri abakene paka mukazazamukana ubwo nirwo rukundo ubundi papa kiga ngewe ndashaka abantu bazaza tukaganirira kuri icano tugakora groupe y'urukundo tukayimamagiza mu rero iby'urukundo rwanyu ndigumva ntabyumva nimushyiramo n'ubundi nzabagora mbese uzabakidobya nose nkimara kubona definition tuzagukosora buhoro nakubwiye ko namaze kukubwira ko urukundo ntabwo ruzashira ruzahora kwite ruzashira ntiruzashira ruzashira ntiruzashira ubundi se byari ngombwa nyine ubwo niko yabishatse ntabwo byari ngombwa turakuruza igice musezere twitahire ngewe mama Kibaya nsezeye ntabwo nsezeye nk'utagaruka ndababwiye ngo muramukeho Imana ibarinde ibahe amahoro n'umugisha ciao ndabakunda ni Isabelle wanyu Nyirafuku.